Petron Lewis yamaze kubwira Gerine gutyo, tumusaba kureba neza niba ibyo yitwaje koko ari ibyanyabyo. Afungura igikapu cye areba neza, dusanga harimo imyenda n'inkweto bya gisirikare byambarwa n'inyeshyamba za Rufusi na General Torres. Gastam atubwira ko iyo gahunda baje kuyipanga bakayinoza mu rwego rwo kohereza Gerine mu nyeshyamba. Avuga ati wa munsi ibisasu biturikira muri kampani, hari umusore twahuye bigaragara ko ari ku gitutu cyinshi cyane. Mu kumwitegereza mbona ndamuzi kubera ko nasanze ari umunyeshuri muri kaminuza yigisha ubuganga, ikirenze ibyo akaba ari n'umwana w'umuyobozi w'iyo kaminuza. Ambonye nambaye imyenda y'abashinzwe umutekano ahitamo kunkwepa, ndabibona ko byanga byakunda hari ikintu arimo guhisha. Mpita mwoma runono mukurikira ijanja kurindi kugeza ubwo twageze aho twari twenyine, ashaka gucika mpita mufata, ariko yaramaze kubibona. Ubundi njye nawe dutangira kurwana. Gusa uwo murwano ntabwo watinze na gatoya kubera ko ntabwo yabashije kundwanya. Ubundi musaba ko twareka kwiteza abantu akajya mu nzira mweretse, cyangwa se ako kanya mpite mpamagara abashinzwe umutekano mbabwire ko afatiwe muri kampani ya ba Lewis, ndetse nyuma yo guturika kubisasu akaba ashatse gutoroka nk'ikimenyetso kigaragaza ko yabigizemo uruhare. Umusore yumvise hajemo ibijyanye n'abashinzwe umutekano ambwira ko twajyana aho nshaka, nkamubaza ibyo nshaka ariko mpite mureka yigendere kubera ko uretse n'inzego z'umutekano ntabwo anifuza ko na papa we yamenya ko yageze muri iyi kampani. Nuko musaba kunjya imbere akagenda mu ntambwe ntoya kubera ko ikosa akora ndahita mushyiramo. Twaragiye kugeza ubwo twageze inyuma y'inzu y'abashinzwe umutekano bambariramo. Umusore mpita mushyira ku ruhande, mfata telefone ntangira gufata amajwi n'amashusho mu buryo atazi. Ntangira mubaza ikintu kimugenza aho ngaho muri iyo kampani. Atangira ambwira ko ari inshuti ya CEO Kirista, we na wari wamutumiye. Mpita nifatisha telefone ngo mpamagare Kirista, nasanga atari byo ndamenya ko ari kubeshya. Ariko impamvu nari mvuze gutyo nuko n'ubundi bwa mbere mubona yari yatangiye guhunga ankwepa, yewe akanavuga ko atifuza ko papa we amenya ko yageze muri kampani. Abonye ngiye guhamagara Kirista ahita avuga ko reka mbwize ukuri, mubwira ko yari amahirwe ya nyuma muhaye, naho ubundi ntabwo ndongera kumutabarira ubuzima. Umusore amaze kumbwira gutya ahita ambwira ati ubundi ngende umunyeshuri muri kaminuza yigisha ubuganga muri Kenti, papa wanjye akaba ari umuyobozi w'iyo kaminuza. Gusa ntabwo navuga ko papa wanjye ajya ashyigikira inzira zose nshaka gucamo cyangwa se amahitamo yanjye, ahubwo ni wa mubyeyi ugaragaza mu ruhame ko ari umubyeyi mwiza kugira ngo abantu babone ko ayoboye. Naho ubundi mu rugo nta kintu na kimwe aba yitayeho, iyo atashye ni ukurya akaryama, byaba amahire tukazongera kubona n'ejo. Muri make ni wa mugabo utagira ijambo ajya avuga mu rugo. Ibyo kandi bikaba byaratangiye kera kuko nakuze nibaza impamvu papa ateye gutyo. Nuko nanjye nk'umwana mu gushaka igisubizo ngatangira guca mu nzira zanjye, kuko nabonaga papa n'ubundi nta kintu azigera ngezaho. Aribwo naje kujya mba inshuti z'abana b'inshuti za papa, aho naje guhurira n'umukobwa w'inshuti ya papa witwa Cynthia, nawe tutagize icyo dutandukaniyeho kubera ko abagabo b'abakire akenshi uba usanga mu bitambo batambye harimo no kwirengagiza imiryango yabo bagahugira mu gushaka amafaranga. Umukobwa Cynthia mu kwihuza tuza dusanga duhuje agahinda kamwe, byatumye tuganira ku buzima bwacu indani. Nza gutungurwa no kumva mbwiye ko papa we unafite televiziyo na radio bikomeye cyane hano muri Kentrone kandi byigenga, ngo ashobora kuba hari umutwe w'inyeshyamba atera inkunga kandi hakaba harimo n'abandi bayobozi bakomeye. Cynthia mu kumubaza ibyo bintu ukuntu yabimenye ambwira ko mu ntonganya zabaye mu ijoro ryashize hagati na mama we na papa we yabyumvise. Mama we ari gushinja papa we ko yavumbuye impapuro ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko papa we akorana n'inyeshyamba. Papa we atangira kurondora uburyo yakoze ibikorwa byinshi cyane kugira ngo abashe kugera aho ageze, aho yagambaniye n'inshuti ze magara kugira ngo ako kanya bari uwo nguwo w'igikomerezwa uri aho ngaho, bityo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba ni akantu gato cyane. Ari nabwo mama we yahise avuga ko atifuje mu buzima bwe guhangana n'igihugu, bityo uwo akaba ari umunsi wa nyuma babanye nk'umugore n'umugabo. Kuva ubwo mama wa Cynthia akaba yarahise yahukana, akaba ari nayo mpamvu njye nawe twahujwe n'ako gahinda. Cynthia yamaze kumbwira gutyo ndabyumva, nanjye nk'umuntu utakigira ikintu ntinya nahise ngenda njya kureba papa we, ariko icyo ngamije koko ari ukwerura ngo menye niba hari inyeshyamba zikibaho zishaka kurwanya igihugu cyacu, kuko ibyo nari mbiherutse ku bwa Petron Lewis na Perezida Venizi nabwo nabyumvise mu mateka kuko nari nkiri muto. Ndagenda nsanga papa wa Cynthia yamubwira ko nshaka kwinjira mu nyeshyamba nanjye nkaba umusirikare. Mu gutungurwa kwinshi mbaza ayo makuru aho nayakuye, mubwira ko ari Cynthia wabimbwiye.
umugabo ampakanira ambwira ko bitashoboka, ikirenze n'ibyo ngibyo ngo papa wanjye ntabwo ashobora kunyemerera. Nakomeje kumuhatiriza ambwira ko icyakora ikintu yanyemerera ari ukunjyana akantembereza mu ishyamba ririmo abasirikare bitegura guhira iki gihugu, ariko mu ibanga rikomeye cyane kubera ko na papa wanjye abimenye cyangwa se bagenzi be nta mpuhwe bazigera bangirira. Nuko nanjye mwemerera ko nzabibika ku mutima, aza kumpa gahunda y'igihe azagera mu ishyamba ngo nzabe niteguye. Muri icyo gihe nza gushimira Cynthia amubwira ko amakuru yampaye yatumye mpamya neza koko kuko ababyeyi bacu nubwo ari babi ariko twakabibakundiye, ariko aho bigeze ni abantu bo kwitondera kuko n'ubundi ntabwo bizarangira amahoro keretse gusa Maximilian na Giovanni baramutse badahari, kuko ntabwo ubukaka bwabo butandukanye n'ubwa Petronile Lewis n'ikipe bakoranaga. Ikirenze n'ibyo twumvise ibyo bakoze imyaka yose ishize, bisobanuye ko n'izo nyeshyamba nta kabuza bazazirwanya ababyeyi bacu n'ubundi bikarangira bagiye muri gereza cyangwa se bakicwa. Ibyo mu kubibwira Cynthia mbaza ikintu twakora, mubwira ko papa we yamaze kunyemerera ko azanjyana mu ishyamba kureba abasirikare. Nanjye icyo nzakora nuko nimenya amakuru neza nkabona n'ibimenyetso nzahita mbatanga, leta ikajya kubafata hakiri kare, wenda batarakora ibikorwa bibi, ariko papa wanjye we murinde ku buryo batazamusangayo. Cynthia ambwira ko nawe nzamutabarire papa we byibura azampa icyo nshaka cyose. Mubwira ko ikintu azi nkunda kurusha ibindi ari abakobwa kuko nicyo kintu kimpa umutuzo, bityo ninkora iyo gahunda ngatabara papa, njye nawe tuzatemberana dusohoke tunarara ahantu runaka. Ambwira ko azabitekerezaho. Kuva icyo gihe papa wa Cynthia yanjyanye muri iryo shyamba, kuko ntungurwa no gusanga ibyo bintu ari ibyanyabyo, mbese ari ukuri, kandi nari nzi ko ibyo bintu ntabibonesha amaso yanjye. Nyuma yo gutaha mubwira ko hari ahantu nahakunze kubera ko abantu nagiye mbonayo harimo nabo turi mu rungano rumwe. Papa wa Cynthia yansezeranya ko nimbishaka twazajya tujyanayo, ariko nta gahunda yo gutindayo, ubundi nkajya nirebera ibikorerwayo gusa. Nanjye mbyishimira gahunda ari ukujyayo ngatangira kwinjirira abasirikare, ngenda mbakuramo amakuru ndetse n'ibindi leta ishobora gukenera igahita isenya uwo mutwe w'inyeshyamba. Nubwo papa ari mubi ariko akazaguma ari mubi, ariko nkimufite byibura, nubwo wenda imico yanjye mbwirwa ko ari mibi ari wikomokaho, kubera ko n'ubundi nta burere bwe nabonye nk'umuntu twasigaranye andera njye n'abavandimwe banjye nyuma y'uko atandukanye na mama wacu, utarigeze yihanganira ubuzima bwo kubaho nk'aho nta mugabo agira kandi yarashatse. Iminsi uko ikomeza kwicuma niko nagiye menyana n'abasirikare bamwe muri iryo shyamba, ndetse yewe nkamenya n'amakuru ko hari ubwo bajya babagura amafaranga ubundi bakabasaba kujya kurwana mu ishyamba, cyangwa se bakayaha ababyeyi babo bagahita babatanga. Ari naho naje kumenyera ko abana basanzwe benshi bahohoterwa n'ababyeyi babo, benshi bari aho ngaho kubera ko ababyeyi babo babagurishije inyeshyamba ziri aho, ku buryo hari n'abahabaye kubera ko nta yandi mahitamo bafite, ariko atari no ku bushake bwabo gusa, bahagera bakozwa mu mutwe brain washing, bagahita bumva ko ubuzima bubi babayeho nta wundi muntu wo kubushinjwa uretse leta ya Kentrone, bakiyemeza kuyirwanya bivuye inyuma. Muri icyo gihe nagiye mpamara niko nahagize inshuti. Imwe muri izo nshuti nayo naje gukuraho amakuru ko bari hafi gutera igitero muri kampani ya ba Lewis. Mu gutungurwa cyane mbaza uwo musore impamvu kampani ya ba Lewis igomba kugabwaho igitero, ntungurwa no kumva mbwiye mu makuru ko afite ko urumva avuga ati urumva ko abayobozi bacu bagenda baduha amakuru yuzuye cyane kugira ngo bazakora ibikorwa bihungabanya umutekano natwe tuzabe twiteguye. Rero Vice Chairman wa kampani ya ba Lewis nawe ari mu bantu bayoboye iyi nkambi yacu ndetse akanashoramo amafaranga menshi. Amakuru mfite nuko ari gukorana n'abayobozi bakomeye bo hakurya y'amazi bakomoka ku bagabo b'ibikomerezwa barwanyijwe na Petronile Lewis na bagenzi be mu mashyamba yo muri Kentrone, ubundi bakabasenya bamwe bakanabica. Icyo gihe nibwo umujinya wazamutse mu miryango yabo bakomeye biyo hakurya y'amazi, ubundi bavuga ko bazihorera uko byagenda kose. Nge mu makuru numvise nuko mu gihe cyashize ubwo humvikanaga amakuru yuko Maximilian na Giovanni bagabye igitero muri Yope mu nteko ishinga amategeko, byabaye imbarutso ikomeye cyane kubera ko abo bafitiye urwango umuryango wa ba Lewis bahise bakeka ko byanga byakunda Maximilian na Giovanni bafitanye isano n'umuryango wa ba Lewis. Bahita babyuka aribwo bahise batangira ibikorwa byabo byo kohereza intwaro, ndetse kuko Vice Chairman wa Lewis ari igikomerezwa bamunyuraho basanga nawe yanga umuryango wa ba Lewis urunuka, ku buryo ari uzabaha inzira y'uburyo bagomba kuwukura mu nzira ugasigara ari amateka mu rwego rwo kwihorera ibyo Petronile Lewis yabakoreye.
Rero muri iyi nkundura igizwe n'abagabo babiri b'ibikomerezwa, nubwo ntarabamenya kuko nababonyeho rimwe gusa bari kuduha briefing, abo bagabo b'uruhu rutandukanye n'urwacu bakaba bakorana na Rufusi, noneho nanjye kuko ndi mu bajya muri misiyo tugenda dukora muri Kentrone. Urumva ko amakuru mba nyafite kugira ngo misiyo igende neza, ariko nawe urabyumva ntabwo amakuru yose bayaduha kuko twebwe turi abasirikare bashinzwe gushyira mu bikorwa gusa. Ndetse mu gihe kidatinze umuryango wa Lewis hari igikorwa gitegerejwe gukorerwayo kizatuma umuryango wa Lewis uhungabana ndetse n'igihugu kigahungabana muri rusange. Uwo musore w'umusirikare yamaze kumbwira gutyo mpita menya ayo makuru, ariko kubera ko papa wanjye ari umwe muri abo bantu nari namaze kumenya ko bafatanije n'inyeshyamba, birumvikana akaba nazitera inkunga. Ntabwo nari kujya kumubaza amakuru y'ibyo bintu cyangwa se ngo na papa wa Cynthia njye kumubaza, ahubwo naryumyeho mubwira ko ari we uzajya umpa amakuru agezweho. Kugeza mu ijoro batangiye gupangiramo ko baratera igitero muri kampani ya ba Lewis, bigahurirana n'umunsi haratangwa imyanya y'ubuyobozi muri kampani. Nanjye amakuru maze kuyibikaho neza, bwakeye nzinduka ngo nze kureba niba hari ikimenyetso ndi buze kubona kigaragaza ko bagiye gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ariko umusore wanjye uri mu nyeshyamba kubera ko atari yaje ntabwo namenye ibyabaye, ahubwo naje gutungurwa mbona ahateraniye abantu benshi harimo guturika. Mu gukomeza kwitegereza sinabona n'ikimenyetso na kimwe. Rero ubwo nari nitahiye mbonye ibyo nashakaga kureba mbibonye, nibwo mpise mpura nawe ushinzwe umutekano, utangira kunyereka nk'aho urimo kunkeka, ariko ntabwo ariko bimeze. Naho impamvu ndi kugusaba ko wangirira ibanga ni uko amakuru aramutse ageze kuri papa wanjye yahita abibwira papa wa Cynthia, akamenya ko nageze hano agahita akeka ko kuba yaranyizeye akajya njyana mu ishyamba ryabo byanga byakunda bishobora kuzangiriza imigambi yabo, kandi nanjye naba mpombye kubera ko ntabwo nshaka ko umugambi wanjye wo kuneka nkamenya amakuru. Kugeza igihe nzagaragaza amakuru kuri leta bagahagarika ibyihebe, papa wanjye n'uwa Cynthia batarafatwa ngo bafungwe cyangwa se ba Maximilian ngo babice ntarawugeraho. Uwo musore yamaze kumbwira gutyo namaze gusobanukirwa ko ari umwana w'umuyobozi wa kaminuza ikomeye yigisha ubuganga muri Kentrone, ariko ntangazwa cyane n'uburyo umuyobozi wa Radio TV6 Kentrone avuzweho ibyo bintu, kandi ari umuntu ukomeye mu gihugu kandi ufite n'izina rizwi na bose, akaba nakunzwe cyane kubera ubusesenguzi akunze gukorera kuri televiziyo na radiyo ye mu gitondo buri munsi ku bijyanye n'ubuzima bubera muri iyi si. Mu gihe gitunguwe umusore ambaza niba koko ubwo muhaye amakuru namureka akigendera, mubwira ko bidashoboka na gatoya kubera ko aka kanya amagambo yose ambwiye namufashwa amajwi n'amashusho agiye kujya akora ibyo musabye byose. Umusore ahita ambaza icyo nshaka ko akora, mubaza niba uwo musore umuha amakuru mu nyeshyamba yarazigiyemo ku gahato ku buryo atabishakaga. Ansubiza ko iyo ariyo mpamvu yatumye bahuza akajya amuha amakuru, kubera ko yanamaze kumenya umugambi afite wo gutanga amakuru y'inyeshyamba ubundi bakazisenya, aho afite gahunda y'uko igihe leta izaba ije gutera aho ngaho azahita ahunga bagafata abandi cyangwa se bakabica we yagiye. Mpita mubwira ko nshaka ko ampuza n'uwo musore, ambwira ko rwose nta kibazo agiye kumpa nimero ze. Mubwira ko atari muri ubwo buryo ahubwo ampuze n'uwo musore azagenda amuvugishe, amubwire ko nshaka gukorana nawe mu buryo bwose bushoboka, nanjye nzamuha ikiguzi cyo gutabara papa we n'uwa Cynthia, kubera ko njyewe nkorana na Maximilian na Giovannia. Naramuka byanze yibuke ko yamaze kumbwira uwo ari we, bityo ndahita muteza ba Maximilian n'umuryango we bawinjiremo ubundi bawuhindura ubusa nk'uko bagize uwa minisitiri w'intebe. Umusore ambwira ko ibyo nshaka byose arabikora, dusezeranaho duhanye nimero, ambwira ko araza kumvugisha ari kumwe na mugenzi we uri mu ishyamba. Ako kanya nibwo nahise njya kureba Gerine wari mu bitaro bya Kenti kugira ngo tujye gutabara Maximilian n'ikipe bari kumwe bamaze kugabwiha igitero na leta, nyuma y'uko Mariyamu yari amaze kuranga aho baherereye muri uru rugo. Gerine munyuriramo byose mu ncamake ubwo twasubiraga kwa muganga tumaze kubaha umusada. Njye nawe twemeranya ko turamutse duhuje umugambi n'uwo musore uri mu ishyamba ari we wazajya mu ishyamba kuneka bafatanije, ubundi bikazatworohera gushyira inyeshyamba hasi. Twamaze kubyemeranya uwo mugoroba umusore aza kumpamagara, ubundi tuganira ku cyo njye na Gerine dushaka. Umusore agira impungenge z'uko bashobora kuzamuvumbura. Gerine avuga ko yahoze ari umusirikari, aracyanafite n'ikarita y'akazi nubwo yahunze, bityo abayobozi b'inyeshyamba bazamwakira ubundi bisigaye babikorane neza cyane.
Bamaze kubyemeranya umusore mubwira ko nagira ikintu cyangirika muri iyo misiyo umuryango we ba Maximilian bazawuzira. Nawe nsaba ko musezeranya ko papa we na papa wa Cynthia bazarokoka. Ndabimusezeranya gusa biza guhura nuko natwe nta buringanire twari dufite, ubwo murabyumva, kugeza ubwo byabaye ngombwa ko dutegereza iki gihe cyose, ariko nta kintu kigeze gihinduka kuri misiyo. Ari nayo mpamvu Gerine agiye nonaha, kuko uwo musore uri mu ishyamba yamaze kumutanga ku bayobozi bakuru bakira abandi basirikare b'inyeshyamba ku buryo bamutegereje. Ubundi abaneke neza cyane, ariko gahunda ari umuvuduko uhambaye kugira ngo natwe duhite dukora akazi kacu. Mu bintu bijyanye Gerine akaba ari ukumenya abagabo babiri bakomeye bo hakurya y'amazi batera umutwe w'iterabwoba umusada, bohereza intwaro n'ibindi bikoresho bisigaye, ndetse no kumenya amaherezo ya Rufusi kimwe na Toresi n'abandi bantu bari kumwe mu mupangu, ubundi natwe dusigare dushaka uko tubaca intege. Gaston yamaze kutubwira gutyo twumva neza uko uwo mupangu upsinyoye neza. Njyewe mpita menya ko uwo musore bakoranye ari wa musore wakunze guhangana na Apollo muri kaminuza, ufite ingeso yo kwambura imyenda abakobwa akanayibaciraho. N'ubundi akaba ari kumwe n'aba bagabo byanga byakunda bafatanije mu kunyaga umuryango wa Apollo, kuko umuyobozi wa Radio TV6 Kentrone arimo. Mpita menya ko na mugenzi wabo umwe ufite imigabane muri kampani ya Barewisi byanga byakunda ataburamo, akaba umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza. Gusa icyasigaye kinteye ubwoba nabo bagabo bashaka kurandura burundu umuryango wa Barewisi n'imizi yayo, kubera inzika bafitiye Petron Lewis ko yishe abo bakomokaho cyangwa se imiryango yabo. Gusa ibyo ntibyampangayikisha na gatoya, nsigara ndi kwibaza uko bizagenda nyuma y'uko Gerine ageze mu ishyamba. Petron Lewis avuga ko Gaston na Gerine umupangu wabo bawupanze neza, rero ibishoboka byose banahamane amakuru bayahanahana ku buryo igihe Gaston atubwire ko gahunda ari ukwitegura, natwe turaba turyamiye amajanja. Nuko Gerine aterura igikapu cye, Neyira ahita ambwira ko yamaze kwandikira Gema amubwira ko gahunda imeze, bityo agiye kudutegerereza mu nzira turacamo tujyanirane duherekeje Gerine. Neyira mpita amubwira ko ndi kumva uwo mupangu tuwufite neza, icyari kiduhangayikishije cyane nuko wenda Gerine yari kugenda nta mupangu bafite, bityo nta n'impamvu numva twagenda turi benshi. Mpita amubwira ko we ahubwo yakwigira muri gahunda ze yari yapanze na Raymond zo kujya gusura CEO Crystal Lewis, ndetse n'abandi bose bakigendera muri gahunda zabo. Nge na Petron Lewis akaba ari twe duherekeza Gerine. Namaze kuvuga gutyo Hibera mbaza niba mbihagazeho neza, musubiza ko ariko ndi kumva byaba byiza. Gusa nabitekereje gutyo kubera ko nashakaga wa mwanya wanjye na papa wanjye Petron Lewis dukeneye tuza kuwubona. Kapiteni Hibera avuga ko iriya modoka nta kibazo agiye kuyidutiza ariyo tugendamo. Mpita mbabwira ko aho kugeza Gerine mpazi, kuko si ubwa mbere inzira tuzigiyemo. Hibera avuga ko turaza kumuha amakuru, ahita apanga ko agiye kujyanirana na Gaston na Neyira, maze baze gutandukanira mu nzira na Hibera uraba ugiye iwe mu rugo, mu gihe Neyira araba agiye guhura na Raymond ngo bakomezanye. Bonita atwifuriza amahirwe masa we, bityo yikomereje inshingano ze ngo arebe ko hari ibindi arageraho. Twamaze kunoza gahunda gutyo tuva mu rugo, biba ngombwa ko njya kuri Vora, abandi bose bicaramo kugira ngo tubageze aho dutandukanira, kugeza igihe naje gusigarana na Petron Lewis ndetse na Gerine. Gusa tugenda tumubaza niba yumva afite ubwoba, avuga ko butabura, ariko nanone ubuzima bwo mu nkambi ya gisirikare arabuzi cyane kuko yabubayemo, bityo arideburiya. Nuko tugenda tumubwira uburyo agomba kwitwara cyane cyane, Petron Lewis anamubwira ibyo agomba kwitaho cyane, kugeza ubwo amasaha yakomeje kugenda tumugeza aho agomba guhagarara. Afata inzira y'ishyamba, natwe dukata imodoka tugaruka mu murwa mukuru wa Kent. Mu nzira Petron Lewis ambwira ko atibuka neza abantu bo hakurya y'amazi bashobora kuba bararwanije, kuko intambara yabaye abigaragazaga cyane n'abanyakentrone. Icyo gihe nta n'umuntu wari kumenya ko hari abantu bakomeye biyokure batera inkunga inyeshyamba, ariko arumva yishimye kuko baba barahaye isomo ibyo byigomeke, ku buryo aka kanya nta n'ubwoba bimuteye kuko bazongera kubaha isomo nanone. Petron Lewis yambwiye gutyo, nge ndi gutekereza cyane ku bijyanye n'urukundo navuze hagati ya Raymond ndetse na Neyira, nkamubwira uwo ari we akamera nk'urakaye nkabibona. Mu kumbwira gutyo simwikiriza, ahita mbaza ikibazo gihari kuko meze nk'umuntu utishimye na gatoya. Mpita ngabanya umuvuduko mubwira nti
Ntabwo nzi niba iki kibazo nakakikubajije, ariko ntabwo ntekereza ko umukunzi wa mushiki wanjye Neira Lewis wamukunze cyangwa se ngo umwishimire. Peteroli Lewis ahita ansubiza ko ari amakenga gusa aba yabiteye, naho ubundi nta kibazo na kimwe gihari. Bimwe bavuga ko inyana ari iya Mweru cyangwa se inda ibyara Mweru na Muhima, nawe nibyo byabanje kumuza mu mutwe, ariko ntabwo ari ibintu bikomeye. Mpita mubaza niba yaratekereje kuri ibyo kubera ko Raymond ari umwana wa Federico w'umuhemu, kuko igihe yatubwiye ko yisubiyeho ubwo nari muri gereza ndetse akaza gucika gereza byarangiye ambeshye, bituma ubuzima bwe nanjye n'abagema tubutwarira mu ishyamba ry'Imasofa tutari twabiteganije. Peteroli Lewis aruhutse umutima maze andeba mu maso arambwira ati Landry mwana wanjye, nkimara kumenya amateka y'umuryango wanjye nta kintu cyanshimishije nko kumenya ko abasokuruza bacu bateganije ko tugomba kuba dufite abantu iruhande rwacu bagomba kutuba hafi ndetse tukanabona igihe cyose tubakenereye. Kandi koko ubwo icyo gihango cy'amaraso cyajyagaho cyarakurikijwe, kuko urabizi ko sogokuruza wacu twese Lewis n'abasultani ba mbere nk'umuryango wabo bakoranye neza. Ariko ibyo ntabwo byaje kuramba, bigaragaza ko burya tutigeze tugira amakenga kuva ku itangiriro, kuko kuva habaho iherezo rya Lewis wa mbere nibwo ibintu byagiye bihinduka, harimo n'iterambere mu bantu. Urabizi iby'umugore wa Sultanisi, iby'umugore w'umusultani yakoreye Robert Lewis byatumye umuryango we utatana, nubwo wenda Tolomeo yasigaye ahagaze agakomeza gusigasira umuryango. Ariko ku zindi mpande ntabwo abasultani babaye abantu beza, kubera ko wagira ngo umuryango wabo ni ibyigomeke, ari nayo mpamvu aka kanya ubarebye nta kintu bafite cyo kubakiraho, cyangwa se uwaza baza ikintu yamenyeraho abasultani wasanga ntacyo, kuko mu maraso yabo bifitemo ubwigomeke ndetse n'amaraso ashyushye yo kuba intagondwa. Ibyo Lewis wa mbere yarazanye ngo babashe kubana, akaba ari kwa kundi umusangwa butaka wamuhereza inzu isakaje amabati ariko atayamenyereye, ejo ugasanga yayakuyeho kubera ko yimenyereye kwibera mu byatsi. Burya ingeso ntabwo ipfa nyirayo yapfuye, bityo umuryango wa Lewis amakosa yagiye awushyira hasi, ntabwo wigeze uyamenya. Ntabwo nshaka kuvuga ko abasultani bose ari babi. Santos yabereye Tolomeo umugabo mwiza w'umwizerwa, ndetse na papa we Robert Lewis. Sanctus na Cosmos na Nathan baba bagabo beza umuntu yakwiyegamizaho. Ariko ku rundi ruhande Sultanis wa Sanctus ntabwo twamwirengagiza. Bimwe by'inda ibyara Mweru na Muhima yarafite itandukaniro rikomeye cyane hamwe hagati ye n'umuvandimwe we Nathan wari umuyobozi muri Kent, aho yapfuye nk'intwari ya Lewis. Ntabwo twakwibagirwa abandi bafite amaraso y'abasultani nka Tonzi, Diva, Mariamu ndetse n'abandi uzi bose bafite inkomoko mu basultani. Bityo ntabwo nzi niba narabikubwiye ngo ubimenye cyangwa se niba ubyibuka. Nakubwiye uburyo Federico yavutsemo, rero nawe ntaho atandukaniye n'abandi bose nk'umuryango, cyane ko ibikorwa ari byo byigaragaza. Rero mwana wanjye ntabwo ibyo byambuza kubaho mfite ubwoba. Nibaza abasultani turi kumwe aka kanya niba ari abizerwa, nubwo wenda abizerwa twababonye. Mba ntekereza ko twatekereza kwirinda mbere yuko duhura n'ibindi bibazo. Ari nayo mpamvu uriya mukunzi wawe nawe mba mukemanga, kandi urabizi hari uburyo ajya yivumbura. Yego ndabizi yakubereye umuntu mwiza kuva mwahura, aho nanavuga ko aka kanya uri kumutoteza umutima ku buryo igihano urimo kumuha cyane kigoye kukiremwa muntu. Gusa amakenga twirengagije urukundo nayo ni ngombwa. Ibyo rero nibyo byabayeho kuri uwo musore Raymond, ndetse nanone ngakomeza kwibaza impamvu iteka ryose aho Lewis agiye biba ngombwa ko akubitana n'umusultani akaba ari we bagirana mu rukundo. Peteroli Lewis yamaze kumbwira gutyo, mpita nibuka uburyo yambwiyemo inkomoko ya Federico, uburyo yavutsemo nyuma y'uko Santos papa wa Sanctus yari mu zabukuru akaza gutera umukobwa inda yavutsemo Federico, ku buryo umurebye we na mukuru we Sanctus wagira ngo Sanctus niwe papa wa Federico. Ariko uwo mugore akaza guhungana na Federico akigendera, kuko atifuzaga ko yaba ubuzima bwa Santos. Aribwo Federico yisanze mu buzima bw'ubwigenge Imonera, mu gace ba Norita na Dorothea bari batuyemo, kubera ko na nyina wa Federico nta mwanya yigeraga abona wo kumwitaho. Akaba wa mwana wo ku muhanda w'inzererezi wirirwa agenda agataha nimugoroba ahura na nyina uvuye gushaka amaramuko. Byatumye abaho nk'ikigenge ku buryo ubukaka bwose ariho yabukuye.
impungenge za papa mpita nzumva neza cyane, kuko mu bintu nanjye bimpangayikishije ni uburyo umuryango w'abasultani wahinduka umuryango ufite icyubahiro, kubera ko ntifuza ko amateka yabo yanditse mu bitabo ab'imfabusa gutyo gusa. Byibura niyo ntabakorera byinshi ariko nkabahesha icyubahiro bakakibana. Ibyo namaze kubitekereza mbwira papa uburyo nabitekerejeho, aho natekereje ko igihango cy'abasokuruza bacu Lewis n'abasultani twagisenya, byibura bakazaba umuryango wigenga ndetse bakubaka amatware yabo, ku buryo bo ubwabo bazajya bareba bakabona ko bafite ikintu cyo kubaho ndetse no kubakiraho. Dore ko natwe burya ari nayo mpamvu duhora mu ntambara, kubera ko byibura dufite ibyo turwanira, bimwe bya bindi batagira iyo bava ntibamenye n'iyo bajya. Namaze kubwira Petero Lewis gutya arandeba aramwenyura, ambwira ko mu buzima ari njye Lewis utekereje icyo gitekerezo bwa mbere, kandi koko nibyo, nubwo byitwa ngo tubereyeho guhindura ubuzima bw'abantu tubafasha mu mibereho no kubaho, ariko guhesha icyubahiro umuryango mugari nk'uriya nabyo byazatuma twandikwa mu mateka, ku buryo nta bya bindi by'ubufasha bw'igihango imiryango yombi yagiranye kera, ahubwo abasultani bazajya bayubakiraho bashima umuryango wa Lewis, kubera ko ari wo wabagaruriye ubuzima, ndetse izina rizajya rivugwa ni Landry Lewis, kuko niwe wazanye icyo gitekerezo akagishyira no mu bikorwa. Petero Lewis yamaze kumbwira gutya aranshimira, ambwira ko muri ako kanya byari ngombwa ko tubivugaho nubwo atari byo yifuzaga ko twavugaho. Mpita mubaza ikintu yifuzaga ko twavugaho. Petero Lewis ambwira ko ahangayikishijwe cyane na Dorcas, kuko urukundo akundana n'umugabo we General Torres ari uburemere bwarwo, bityo ahangayitse cyane uburyo Dorcas yakira ko Torres ari muri biriya bikorwa, kandi byanga byakunda ku ruhande rwacu Torres tugomba kumuhagarika. Bivuze ko uburyo dufite nubwo kubwira Dorcas ko ibintu bimeze, twamara kubimubwira ntabyemere, ahubwo bigatuma atangira iperereza ku giti cye. Iryo perereza rikaba rishobora gushyira misiyo yacu mu byago bikomeye cyane, ugasanga Torres yamaze kumenya ibyo tugezeho, kubera ko ntabwo ntekereza ko Dorcas atagira amarangamutima y'urukundo ku mugabo we. Ikindi twakora kikaba ari uko wenda turamutse tutabimubwiye ashobora kuzisanga twarimbuye General Torres, ubundi agahita aba umwanzi wacu, kandi mu byo azatubaza ni uburyo twamenye ko umugabo we yari muri ibyo bikorwa ntitubimubwire mbere. Byose bikaba bikomeye kumuhangayikisha cyane. Petero Lewis yamaze kuvuga gutyo mubwira ko ahubwo nari mfitanye gahunda na Dorcas. Ako kanya akaba ariho nari ngiye kunyura tukigera mu murwa mukuru wa Kent, ubundi nkamubwiza ukuri kose kuko numvaga ari byo byiza. Petero Lewis ahita ambwira ko ibyo nawe yabitekereje, ariko nyamara arebye muri iyo shusho arabona atari bwo buryo bwiza, kubera ko hari amahirwe probabilite nyinshi cyane yuko ibyo byakwangiriza misiyo. Ubwo ubuzima bwa benshi bukaba burahagendeye kurusha uko twareka Dorcas ntabimenye, tugasigarana amahirwe yuko nabimenya twarakemuye ikibazo, ari uko byazarangira ari we mwanzi dufite wenda, ndetse hari n'amahirwe yo kumwumvisha uko byari bimeze n'ubuzima bw'abantu bari mu byago, akabyumva akatugarukira. Petero Lewis yamaze kumbwira gutyo mpita mbona ko mu bushishozi amabara nari ngiye gukora ko atababarirwa, kuko misiyo yose nari nyishyize mu kaga gakomeye. Mubwira ko ako kanya mbashije gushishoza, ariko nsanze igitekerezo cya kabiri cyo kureka Dorcas akababayeho uko bimeze ubu ari byo byiza kurusha uko twakwangiriza misiyo. Petero Lewis ambwira ko nanone yahoze ari gutekereza igihe tumaze batwirukansa, ndetse nanone n'amamisiyo turimo akaba adatuma dutekereza neza ku bijyanye no gufata ubutaka bwacu, kuko n'indi mihigo yose dufite yajya mu buryo neza ubutaka bwacu tubufite. Mpita mubwira ko ndi gutekereza ngasanga kwihutira gufata ubutaka no kwigaragaza byagira imbogamizi nyinshi cyane, kubera ko hari ibyo tutarakemura, nko kuba turamutse dufashe ubutaka bitatinda kumenyekana, ubundi tukagaragara, bigatuma intambara batugabaho ziba nyinshi cyane kurusha izihari, cyane cyane abashaka kuba batwica bakosora amakosa bakoze, harimo na Mariyamu, kuko kutumenya byanga byakunda byabyutsa ya kamere yo kwihishira ngo yisanishe n'ubuzima, ubundi akatwirukaho bikomeye cyane kurusha mbere, kugira ngo izina rye rikomeze rihagarare neza. Ndetse bimwe by'uko umwanzi w'umwanzi wawe aba ari inshuti yawe utitaye ku mubano mwaba mufitanye, dushobora kuza kwisanga Venise yongeye guhuza umubano na Mariyamu kugira ngo baduhige, n'abari basigaye barimo bashiki bacu n'imiryango ya Lewis itazwi ikaharimbukira uko nguko igashira.
ku rundi ruhande nanone tutirebyeho hari intambara zikeneye kurwanywa byanga byakunda ku nyungu z'abaturage nk'iyi ngiyi yo kuvana inyeshyamba n'iterabwoba muri Kentroni. Bityo ntekereza ko umupango turi kugenderaho ako kanya ari mwiza, twaba ari wo turimo kugenderaho. Namaze kubwira papa wanjye Petroni Lewis gutyo, ambwira ko atari ko ashaka kumvuguruza cyangwa se ngo yumve ko atari byo, ariko nanone nge ndi kuvuga nuzuye ubwoba bwo kurwana intambara zihambaye, kandi isi ubwayo ni intambara n'urugamba, ndetse kugira ngo ubashe gutsinda ube n'igikomerezwa nuko ugomba rimwe na rimwe ahubwo kwikururira intambara zikomeye cyane. N'abatatekerezaga ko wabisukira ngo murwane bagatungurwa cyane babonye ushaka kubarwanya, bikarenguka n'abatsinda. Noneho ababatinyaga bumva ko wowe uciriritse bagahita bagira ubwoba, ari nako ukomeza kubaka izina ryawe ukagira n'igitinyiro. Kubw'iyo mpamvu rero ntabwo tuzajya turwana intambara izatwizaniye gusa, dukeneye natwe gutegura intambara tukagaba ibitero, ndetse aka kanya ubundi akaba ari cyo kintu twagakwiriye kuba turimo gukora nonaha. Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo mubaza icyo ashaka kuvuga, ansubiza avuga ati ese wowe ntabwo ubibona ko tumaze kurambirwa? Reka ibiti byigize intako reka tubice amababi n'amashami bisigare bitagifite amaboko. Akomeza ambwira ko twagize umugisha wo guhabwa ubwenge tukaba abanyabwenge, bityo kutabukoresha bigishoboka hari ubwo twazabyicuza, ndetse ibyo byose bitekereza nibwo yapanze ko twajya mu nzu yacu aho dutegurira amamisiyo yacu neza cyane, tukajya tuyakora mu buryo isi yose izatungurwa itazi ibiri kuba. Abibwiraga ko bafite imbaraga basange ari ibisenzegeri. Ikirenze n'ibyo ngomba kwibuka ko umuryango wa Lewis ari inkingi ya mwamba ya leta ya Kentroni, bityo mu ngabire twahawe harimo no gutanga ubufasha n'ububasha. Ibyo bikaba ibintu bitari biherutse kuva ku munsi nagiriyeho isabukuru yanjye y'imyaka 8, bityo arakeka ko ariko kanya ko kugarura kamere yacu. Petroni Lewis yatangiye kuvuga gutyo numva atangiye kuntera ubwoba, kuko muri njye niyumvisemo ikintu kimeze nk'aho ari intare irimo kubyuka, yumvise ko abana bayo hari indi nyamaswa irimo kubakoraho. Mu matsiko menshi mpita mubaza ibyo arimo gutekereza n'ibyo ashatse kuvuga, ngo duce amashami n'amababi y'ibiti bisigare bihagaze nta mbaraga. Ambwira ko nindeba impande n'impande ndasanga hari abantu bakeneye ubutabera no kwihorera kugira ngo bagire amahoro, ndetse banakomeza ibikorwa byabo yewe bave no mu bwoba. Bityo tugomba kwicara tugapanga misiyo uko zikurikirana nta kuruhuka, abantu bakabona ko duhari n'imbaraga zacu, ndetse misiyo ya mbere yo yamaze kuyipanga kare cyane, igisigaye nuko tugiye kuyishyira mu bikorwa. Petroni Lewis yabivuze gutyo ari nako anyitegereza cyane. Mu matsiko menshi mubaza misiyo tugiye kujyamo, ambwira ko Danimarike ari ukuboko gukomeye cyane kwa Perezida Venizi, kugera ubwo ari bo banyamigabane bakuru muri Moria Lewis International. Bityo tugiye guca Venizi amaboko, ndetse Moria Lewis International imenyekane muri Kentroni yose, dusigare imyigishirize yayo tuyisigasira, kandi buri mwana wese wo muri Kentroni agira amahirwe angana n'undi yo kwiga muri iyo kaminuza, kandi urugero rwo kwigishirizaho standare kuruta uruhari, hatitawe ngo ba nyiri ikigo bakirekuye kuko kiraba ari icyacu nyine. Avuga ati ubwo ntabwo mvuze uburyo abarimo Bonita n'abandi banyeshuri barahabwa ubutabera, bahabwa amadiplome yabo, ndetse binarenge buri shami nawe rimushamikiyeho rijyanwe mu nkiko kuzira ibyaha ryakoze, harimo na ba Rivière bose na Rosange abona ubutabera. Ese ntabwo wumva uburyo biba bimeze kumara imyaka irenga 15 ubayeho nk'inzirakarengane, kandi abaguhemukiye bakomeza kwitembereza mu buzima bakanakomeza kugutera ubwoba? Petroni Lewis yamaze kuvuga gutyo ndikiriza nubwo ntari nzi uburyo ibyo byakorwamo, ahita ambwira kwihutisha imodoka tukagana iwacu. Nubundi twari twinjiye mu murwa mukuru wa Kenti, hari hageze mu masaha ya 11. Tugeze mu rugo twinjira mu rugo, duhita tuzamuka kuri foro ya 3 twinjira mu cyumba kitarimo ibintu. Petroni avuga ko icyo cyumba kigiye kuba icyo guteguriramo ama operasiyo yacu, bityo buri operasiyo dutangiye izagirangira ibyayo bive muri icyo cyumba ubutazayigarukaho kugeza igihe hasigaye isuku. Mpita mubaza aho duhera, ambwira ko muhamagarira Neila, Gema, Vivensi, Apollo, Principal Anthony Martin na Kapiteni Hiberi mbabaze niba ako kanya baboneka bakaza aho ngaho. Petroni Lewis namusize aho ngaho nsohoka hanze njya kuvugira kuri telefone. Uwa mbere nahamagaye ni Neila, mubwira ko ibintu bimeze nk'ibikomeye kubera ko papa wacu wagira ngo sinzi bimugiyemo,
none aka kanya ari gutegura operasiyo karahabutaka kandi ishobora gutwara byinshi ikanahindura byinshi. Neyira mu kwikanga mbaza ibyo ari byo, mubwira ko byaba byiza aje. Ambwira ko ari kumwe na Gema ndetse na Raymond, ariko CEO Crystal Lewis na Chairman Mariam Raymond bamaze kumuha akazi ka manager, ku buryo Raymond bagiye kumusigayo akazana na Gema byihuse. Twamaze kuvugana mpamagara Vivensi mubaza aho ari, ambwira ko ari kwa Johana ari kumwe na ba nyirasenge Suzy na Mike. Mubwira ko abakuru bamuhamagaye bityo arakenewe cyane. Vivensi mukombaza ibibaye mubwira ko aza ako kanya, nuko Apollo mpita muhamagara kuri telefone mubaza amakuru. Ambwira ko yagiye kureba mama we ubu akaba ariho ari nyuma yo kuva muri kaminuza. Mubwira ko mukeneye cyane ari ibishoboka yaza. Ambwira ko mu minota itarenze 40 rabaje. Anthony Mati mu kumuhamagara mbaza niba ari amahoro, mubwira ko tumukeneye mu rugo igihe yaba afite umwanya. Ambwira ko umwanya ufite n'ubundi ntacyo arimo gukora bityo araje. Kapiteni Hibert mu kumuhamagara mbaza uko byagenze, mubwira urugendo uko rwagenze kugeza ako kanya. Ambwira ko aje nonaha. Namaze kubavugisha bose mpita njya gukomangira Bonita, nsanga yamaze kwinstaringa ibyuma byose ndetse yatangiye gukoresha inziramugozi. Maze kwicara ku ntebe Bonita aruhutse umutima maze arambwira ati Maxi, mu bigaragara Gema ari mu bihe bigoye, gusa ikintu nzi neza kandi namubonyeho nuko afite ukwicuza kwinshi. Kimwe mu bintu bimuhangayikishije kandi bigaragara ko gituruka ku mutima we ni amagambo yakubwiye, kandi kukuba amagambo yakubwiye yumva ari ukumucira urubanza, ntabwo ari uko hari uwamuhatirije ngo yumve ko atagakwiye kuyakubwira, ahubwo ubwe yamaze kubibona ko kuyakubwira bitari bikwiriye. Ku rundi ruhande impamvu yabikubwiye muri buriya buryo byose akaba yarabitewe n'umujinya wo kuba warirengagije imyaka mumaranyemo maze murwana intambara, ahubwo akantu kamwe gusa gatoya kakaguhindura mu buryo bugaragara, ku buryo kwemera ko wahindutse muri buriya buryo ari cyo kintu cya mbere cyamugoye. Bityo Max ntabwo ibi ndimo kubikubwira kugira ngo musabire imbabazi cyangwa se mubere umuvugizi kubera ko n'ubundi yabyivugira. Ibyo ndimo kubivuga kugira ngo njyewe mvuge uko ibintu mbyumva. Ese ni gute hari abantu bamwe bashobora gukora amakosa bakababarirwa kubera ko wenda abo bakoreye amakosa babakunda cyangwa se babafata nk'abantu bakomeye, noneho abandi ntibababarirwe kubera ko nta buvugizi bafite? Ibyo mbifata nk'akarengane gakomeye cyane. Unyihanganire nawe ubwawe urabizi ko wakoze amakosa nubwo utari wayateguye, ariko nta wigeze abigiraho ikibazo kandi twese twakweretse ko nta kibazo twabigizeho, ariko ntabwo twabuze kubifata nk'amakosa wakoze kandi akomeye cyane, kuko natwe mu gihe wakoraga ayo makosa twarababaye. Ese Gema warazira iki? Niba adakwiriye kubabarirwa arazira iki? Ese yakoze ikosa rirenze ayo wakoze tuvugishije ukuri tugashyira mu gaciro? Bonita yamaze kumbwira gutya ari nako akomeza kunyitegereza cyane mu maso. Nanjye mu kumureba mbura icyo musubiza, mpaguruka mpindukira njya ku muryango ndafungura ndasohoka, ubundi ndongera ndafunga. Nkomeza ngana aho papa aherereye ndi kumva ntashaka kubitekerezaho. Ninjira mu cyumba ariko nsanga yatangiye gutegura ibintu ku gikuta. Nibaza aho akuye ibipapuro ndetse n'amakaramu. Ibyo nkimara kubibona ahita avuga ko Dani Marike ubuzima bwe tugiye kubugira umwanda muri iri joro, ejo azabyuke arimo kuba ari indi nkuru. Ako kanya Vivensi ampamagara ambwira ko ageze ku nzu yacu, ariko atararangiza numva ari kuvugana n'abandi bantu. Ahita ambwira ko ahuye na Neri na Suzy Mike ndetse n'abandi bazanye mu kujya ku muryango ngo bategereze. Byafashe iminota 4 kugira ngo babe tugeze hejuru aho turi. Neyiranjyana ku ruhande nagiye mabambaza uko bimeze, mbabwira ko tugiye gufata amabwiriza y'urugamba tugiye kwinjiramo. Bidatinze Hibert amaze kwinjira, Anthony Mata mbaza igice barimo. Vives ajya kumufungurira nabo tubategereza gahe gato yabahita baza. Twese tugenda nk'ingabo zigiye ku rugamba, tugezemo nta byo kwicara cyane ko n'ubundi nta n'intebe zari zihari. Petero ni Lewis abanza kudusuhuza ababaza amakuru anabiseguraho kuba abahamagaye byihutirwa cyane. Bamubwira ko nta kibazo. Apollo ahita avuga ko mbere ya byose byaba byiza turamutse tumubwiye ibintu biri muri icyo cyumba, ku buryo umuntu yinjiramo agatangira kubona ibidahari. Petero ni Lewis amubaza impamvu arimo kuvuga gutyo. Ahita yibuka ko we atamuzi, ariko amumara amatsiko amubwira ko atari kubona ibidahari kuko ni wa mugabo w'inshuti ya papa we wabasuye akiri umwana mutoya, ndetse mu minsi yashize akaba aribwo yamumenye nyine urugamba yanyuranyemo nanjye, bityo nawe hano hantu akwiriye kuba hari. Apollo ati none se ntabwo wapfuye bya nyabyo? Papa
ati naba narapfuye gute se kandi nkaba ndahangaha musore muto. Ikirenze n'ibyo ngibyo abantu bakunda kudushishikariza ko tugomba kumvisha amatwi ariko ubwenge nabwo tukabuha. Rero ikintu tutarabonesha amaso ntitukacyemere, kandi rwose umuhate wawe mu kurwanira umuryango narawukunze ku buryo byanshimishije kwisanga muri twebwe. Iyi akaba ariyo mpamvu naguhamagaye ngo nawe uze hano kuko turi mu nzira zimwe. Ako kanya dufite misiyo yo gukura mu nzira umuyobozi mukuru wa polisi ya Kentrone azira ibyaha byose yakoze n'ibyo ateganya gukora, kuko kwihana ntabwo biri muri gahunda ze. Rero mbahamagaye kugira ngo mugire uruhare muri iyi misiyo kugira ngo ikorwe neza. Anthony Martin ahita avuga ati ndabyumva rwose kandi ndi kumwe namwe, ariko ntabwo numva impamvu njyewe nahamagazwa kandi ntari indwanyi ikomeye nkamwe, ndetse mfite n'amatsiko y'icyo nabafasha. Petron Lewis ati hano twese turusha amashuri, ndetse yewe ibijyanye na politike n'imiyoborere nibyo ufitemo impamyabushobozi n'izindi mpamyabumenyi zitandukanye. Nkaba nifuza ko watubera umuyobozi w'iyi misiyo kuva itangiye kugeza irangiye. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byo gukurikiza kuri iyi misiyo cyangwa se ahantu wabona amakosa yacu ukatubwira uko twayakosora n'inzira twacamo. Njyewe, Max, Suzimike, Nela na Apollo tukajya ku kibuga, ariko nanone Kapiteni Hibert ku bijyanye na tekinike na taktike ukatubwira uko tugendamo. Impamvu rimwe bwe mpamagaje bwa mbere si uko duhagaze neza cyangwa se ngo tube duhagije, kuko dukeneye n'abandi barimo Bonita nk'umuyobozi w'itumanaho, noneho abandi barenzeho bakaza nyuma ya byose twamaze kugaragaza icyo gukora. Kapiteni Hibert ati tubwire turakumva rwose Chairman. Petron Lewis ati mbanje kubashimira mwese ko mwambereye abantu beza kuva twamenyana. Igihe ntari mpari mukaba hafi umuryango wanjye, mubana mufatanya nabo nari narasize, uhereye ku muhungu wanjye nasigiye ubutumwa ari nabwo bwatugejeje hano, mushiki we, umukunzi we, ndetse namwe mwese abavandimwe banjye. Aka kanya nkaba ntekereza ko ari cyo gihe cyo kugira ngo duharure inzira zidusubiza ku cyubahiro twahoranye, kandi Mungu yamunze ubwonko bw'abanyakentrone itabwe mwivu na zashwagara ipfe burundu. Anthony Martin ati tuguteze amatwi kuko nta muntu udakumbuye kongera kugira ubuzima bw'ubwigenge, aho abanyabyaha bahora bidegembya inzirakarengane zikirirwa mu buhungiro, ibyo turabirambiwe. Petron Lewis ati iri joro tugiye kugaba igitero kwa Dani Malik, ariko biraza kudusaba gukorera hamwe kuko nta makuru na make tumufiteho. Ikirenze ibyo ni umuyobozi ukomeye mu nzego z'umutekano, bivuze ko afite abamurinda. Ntituzi aho ari nonaha cyangwa se ngo araba ari hehe, gusa nifuza ko ibyago twagize tubyifashishije mu kuba twasubiza ibintu ku murongo. Aka kanya nkaba mbahaye urubuga rwo gutanga ibitekerezo kugira ngo misiyo ize gukorwa neza kugeza irangiye, uhereye ku kuba twayikora cyangwa se tutayikora ntige mu bikorwa. Apollo ati njyewe ntabwo ntekereza ko hari impamvu yatuma misiyo tutayikora, kuko twese duhuje imitima, keretse hari undi ubyumva ukundi. Nuko aratureba ategereje ko hari uhakana. Akomeza avuga ati murakoze cyane. Ku kijyanye n'uko misiyo yakorwamo rero, murabona ko ari misiyo idateguwe ku buryo na nyir'ukwatakwa atazi ibijya mbere. Ntekereza ko uko tumeze uko nguko twakorera mu matsinda abiri, rimwe mu gihe kidatinze rikajya aho dukeka ko Dani Malik akorera akazi ke, irindi rikajya mu rugo iwe, aho hombi ndumva twaza kuhakura amakuru y'aho aherereye. Anthony Martin ati ikindi ntekereza nubwo wenda ari icya nyuma y'uko Dani Malik yagaragaye, nuko ndi kugira ngo nkivuge ntarakibagirwa. Ubundi Petron Lewis na Landry Lewis n'abantu batakibarizwa hano ku isi, n'uwavuga ko yababonyeho bamugira umusazi cyane Petron Lewis. Rero iryo reka ribe iturufu ryo kwiyereka Dani Malik, bitume aza gukora ibintu byose uraba umusabye Chairman. Gema ati nanjye ibyo nari maze kubitekereza, ariko ikindi ndimo gutekereza, iyi misiyo reka tuyigire misiyo y'intangarugero ku buryo na buri wese ufite ibyo ari gukora cyangwa se wakoze ibibi atekereze ko azabicika, arahita agira ubwoba cyane burenze ndetse akamanika n'amaboko. Aho ngahita ntekereza ko hagomba kuzamo akantu k'amategeko igihugu cyose n'isi muri rusange, bagasanga hatitawe ku budahangarwa umuyobozi wa polisi afite yisanze mu nkiko ari kuburana ibyaha yakoze. Neila ati yego, icyo kintu ngitekerejeho mu bushishozi ndacyumva cyane, bigahita bimera nk'ibigoranye cyane ku kuba wazana icyaha ngo gitume Dani Malik nk'umuyobozi wa polisi ahamagarwa mu rukiko kubera ko afite ubudahangarwa. Rero mwese mwumve ko birahita bisaba ko dukina imikino ku buryo isaba kuba twayiteguye neza nk'abakinnyi b'amafilime amwe arenze cyane, duhereye kuri script yanditse kugeza igihe byose birangiriye. Vivensi ati niba ari uko bimeze mwese murabizi,
twabonye ibibi ibyo bose bagiye bakora, natwe rero byo ntabwo twakanga kubikora ngo dupange umuhanda wo kubashyira hasi babone ko atari bo barenze, ndetse ibitekerezo by'ibyo twakora aka kanya njyewe ndabifite, ni mu mwanya ndabibagezaho. Anthony Martin ati ndikumva turi kujyanirana neza, ariko ubwo tugeze kuri urwo rwego dukeneye umuntu uzi iby'amategeko cyane ku buryo ashobora no kutugira inama y'icyo twakora kitagira icyo twangiriza, ndetse yewe ahubwo igikorwa cyose dukoze kikaba kiri mu nyungu zacu n'abandi benshi. Petron Lewis ati ngira ngo Max aziranye n'umunyamategeko turi gukorana, niba koko ubona ari ngombwa aka kanya yamuduhamagarira. Bampaye akanya ngo njye gushaka Sabine mubaze niba yaboneka, nsohoka hanze ngo bakomeze bungurana ibitekerezo, ndafatira aho bageze. Ngeze hanze mpamagara Sabine mubaza amakuru, ambwira ko ubu tuvugana haburaga gatoya ngo nawe ampamagare kubera ko avuye ahahoze ari urugo rwa Tatiana, ndetse yewe bimwe by'ibitabura abatangabuhamya yakomeje guterateranya ibimenyetso aza kugwa ku batangabuhamya biboneye n'amaso yabo abicanyi, aho hari amakuru bamuhaye. Sabine mubwira ko ari gukora akazi neza, ariko hari ikindi kirego cyihuse cyane aka kanya gikeneye kwitabwaho, ari ibishoboka yaza kundeba nkamunyuriramo. Sabine yambajije aho ndi ndahamurangira, ambwira ko n'ubundi ari hafi kuko yari hirya gato ya Frequency Response Bank. Nyuma y'iminota nk'icumi arabaje, nuko nanjye ngaruka aho abandi bari nsanga Gema ari urimo kuvuga. Ati nibyo rwose, niba ayo madokima ahari byanga byakunda bivuze ko hari isano uwo mugore afitanye na Dani Marike, twabigenderaho neza cyane tukaza kumenya impamvu, kandi nta n'akantu na kamwe tugomba gucisha ku ruhande kuko gashobora kutugeza ku kintu cyiza. Vivensi ati cyane rwose amadokima arahari, twayakuye muri sefu twabonye ubwo twageraga muri mori ya Lewis International ahabikwa amadokima y'ibanga. Binagaragara ko Dani Marike yaje kubihabika adashaka ko hari umuntu wo mu muryango we ubibona. Anthony Martin ati ubwo rero uwo mugore dukeneye kumugeraho byihuse cyane, ari nayo mpamvu mbere y'ibindi ntekereza ko Suzimike na Neila nk'igitsina gore aka kanya bagakwiye kujya kumushaka bakamenya impamvu Dani Marike amwoherereza amafaranga buri kwezi. Neila ati ibyo mubifate nk'aho byamaze gukorwa byose. Gema na Neila bamaze guhaguruka mbabwira ko twajyana kwa Bonita kugira ngo abahe umutekano ku itumanaho ku buryo turajya tuvugana nta kibazo na kimwe kibaye. Nuko dusohoka aho ngaho dusiga abandi bakomeza kuganira. Hiberi avuga ko dusanze ayo makuru ari aya nyayo twahita tubona inzira. Twageze kwa Bonita atubwira ko amatelefone yacu agiye kuyashyiramo VPN zikomeye cyane ku buryo turaba tumeze nk'abari mu bindi bihugu, ariko twebwe dukora ibyo dushaka byose. Neila na Gema mbifuriza amahirwe masa. Ako kanya Sabine arampamagara ambwira ko ahageze, biba ngombwa ko dusohokana nkabageza hasi, ubundi binjira mu modoka. Nyuma yo gusuhuzanya na Sabine, nanjye na Sabine turagarukana, ari nako ndi kumubwira uko bimeze ngo afatire hamwe n'abandi. Twageze mu cyumba twese duhagazemo, Sabine arabasuhuza. Petron Lewis avuga ko buri kantu kose kajyanye n'urubanza cyangwa se ikirego cyangwa icyaha agashyira ku ruhande kugira ngo azabe ari we mushinjacyaha uzakora iperereza kuri urwo rubanza igihe rwaba rwabaye. Vivensi ati ndakeka rero nk'uko twari twabivuze twatangira kumenya amerekezo ya Dani Marike. Kapiteni Hiberi ati niba ari uko bimeze rero reka Max na Apollo tubahe misiyo yo kujya kuneka urugo rwa Dani Marike mu gihe twaba turi gutekereza ko aka kanya ariho yaba ari. Noneho njyewe na Vivensi tujye gushakisha aho dutekereza ko ari akazi ke, tujye duhana amakuru. Petron Lewis ati Principal Anthony Martin rero ubwo ngubwo uraba uri kumwe na Sabine mukusanyiriza hamwe ibitekerezo munatwunganira ku byo tubabwiye nk'abari ku kibuga. Reka nanjye niyunge ku ikipe ya Max na Apollo. Twabipanze gutyo njyewe ibintu ntari nateguye muri gahunda ko twakora misiyo karahabutaka duhereye hasi ku buryo nta n'ikintu kigaragara dufite muri ako kanya. Mbona ko ukurusha imyaka burya ashobora kukurusha no mu mutwe, kuko ibitekerezo bya Petron Lewis byari birenze ibyanjye mu gukemura icyo kibazo. Rero nagombaga kwicara nkiga mvuga nti igihe cyanjye nanjye kizagera. Ubwo njyewe na Apollo na papa wacu Petron Lewis twinjiye mu modoka ya Vivensi. Noneho Kapiteni Hiberi na Vivensi bakoresha imodoka ya Anthony Martin kuko Gema na Neila bari bagiye mu modoka ya Kapiteni Hiberi. Twavuye aho ngaho turatandukana tugenda Apollo avuga ko amateka avuga ibyayo ku bijyanye n'urupfu rwacu, ndetse bya bindi mama we yavugaga ubwo twavaga mu mahanga tukaharuhukira burya kwari ukuri.
Apollo musaba imbabazi kubwo kuba igihe cyari kitaragira ngo mwibwire, kuko natekerezaga ko hari byinshi ndimo kurinda, ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko twanyuze mu nzira zimwe z'ubuzima bwo kunyagwa tugatorongera, ndetse abatunyaze bakaba baranadushakiraga urupfu. Apollo avuga ko niba nabo byakozwe n'inshuti, ariko kubona umubyeyi wawe cyangwa se umugore wawe ari we ukugambaniye ni akaga gakomeye kurusha ibindi byose. Twakomeje kuganira kugeza ubwo twageze muri karitsiye ituyemo ba Danimarike. Yamaze kumpamagara, twese Bonita adushyira ku itumanaho, ku buryo na ba Anthony Martin na Amber Sabine bari barimo kubyumva. Neyira avuga ko nk'uko bari babiketse, burya dusanze uwo mugore ari uwo Danimarike yabyaranye nawe mu ibanga, none bikaba bisobanuye ko nk'abandi bose iyo mibare n'amafaranga byanditse kuri ziriya nyandiko twabonye aba ari kubipanga kugira ngo amenye uko azakoresha amafaranga ye y'ukwezi. Gusa ikibazo basanze gihari ni uko uwo mugore yabyaranye na Danimarike amufashe ku ngufu, ku buryo uwo mugore akimufitiye umujinya, ariko akaba nta yandi mahitamo afite, bityo hari ikintu barimo gutekereza. Amber Sabine ahita abaza Neyira icyo barimo gutekereza. Gema avuga ko bari batekereje ko ibyo twabikoresha nk'iturufu ryo gutuma ukuri kujya hanze, ko Danimarike yafashe umugore ku ngufu bakabyarana umwana, agatangira gutyo guta ikuzo. Amber Sabine ahita avuga ko atari muri ubwo buryo tugomba kubifatamo, kuko tugomba gutekereza mu nzira z'amategeko, kuko byose turi kubikora mu nyungu zacu n'iza rubanda. Petero Lewis ahita amubaza icyo arimo kuvuga twakora. Amber Sabine avuga ko ibyo Suzimike yaravuze ari byo, ariko ahubwo tukabikora nk'agatego, kuko bariya abantu tubazi nk'abanyabyaha kandi baba badashaka ko amabi bakoze ajya hanze. Birumvikana ko hari amahirwe menshi cyane y'uko Danimarike amenye ukuri kwe ko kugiye kujya ahagaragara, ashobora guhita afata umwanzuro wo kwica uwo mugore nyuma y'uko amwinginze ngo ave mu gihugu cyangwa se yimuke, umugore akanga. Bityo akazi ka Suzimike na Nelly ni ukuba uwo mugore hafi bakwegukana umutima we, ubundi tugatega umutego Danimarike akaza kuwugwamo muri bose babireba. Amber Sabine yamaze kuvuga gutyo twumva ibyo byagera ku nyungu zacu neza, biramutse bigenze nk'uko umupangu tuwupanze. Mpita mbwira Gema na Neyira ko bagiye gufata iminota mike babwira uwo mugore ko bashaka kumufasha, namara kubyemera ibindi babiduharire. Neyira avuga ko barangije ibyo kare cyane, kuko uwo mugore yababwiye ko yamaze kurambirwa urugo rumeze nka gereza afungiyemo. Anthony Martin atari ko abagabo rwose nta kigenda cyacu. Muri make Danimarike nk'igikomerezwa agiye kuzira umugore. Yewe ubwo rero dukeneye uburyo bwo kumenyesha Danimarike ko amakuru y'uko yafashe ku ngufu umugore bakabyarana twamaze kuyamenya. Ibyo bitume Danimarike ubwe atera intambwe yo kugana kuri uwo mugore, agiye kumwinginga ngo ave muri ibyo bintu, asohoke igihugu cyangwa se yimuke aho batamubona. Umugore naramuka bayibamba nibwo Danimarike ari bumugirire nabi, ubundi ahita agwa mu cyaha. Mpita musubiza nti ubwo rero aho niho nanone turahita dukenera umuntu wo kuba ari hafi afata amashusho, ku buryo bibaye ngombwa Bonita yaba ari kuyakira neza cyane, ubundi abantu batangire kubibona duhereye ku nzego zishinzwe umutekano n'abaturage bakeya, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe gituma akingirwa ikibaba. Anthony Martin ati gahunda twayitangiye tayari, nta buryo dufite aka kanya tumaze kuyiha umurongo. Mpita mvuga nti rero nkeneye guhamagara umunyamakuru Fernando, aka kazi akagakora kuko akeneye kongera guhagurutsa izina rye. Petero Lewis ati oya Fernando ntumuzane muri ibi bintu, reka uriya mwana yibereho mu mahoro, ibyo yanyuzemo birahagije. Petero Lewis yambwiye gutyo ubona ashigukiye hejuru cyane, yumvise mvuze umunyamakuru Fernando. Ndabibona ko ahise atekereza kuri papa we, ndetse no mu nkuru yanjye mperutse kumubwira akumva uburyo Fernando asigaye abayeho, bityo akaba adashaka ko yagwa mu byago nk'ibyo papa we Fernandez yaguyemo agapfa. Aho papa akomeza kwishinja icyaha ko Fernandez papa wa Fernando yapfuye kubera we akishinja amakosa. Papa amubwira ko muri iyi minsi Fernando akeneye kongera guhaguruka, kandi ntabwo twakorera mu bwoba nkuko yahoze ari kubimbwira, kubera ko gutinya ibyo duhura nabyo. Namaze kumubwira gutyo Gema na Anthony Martin bamfasha kumvisha papa ko nta kibazo kiri bube. Maze kubyumva papa ahita avuga ko muhamagara ariko mushyira imbere mu byo nkora byose mbe mucunga. Nuko Amber Sabine avuga ko ubwo bimeze bityo Bonita agiye gushaka uko avugisha Danimarike kugira ngo amenye ko twavumbuye, mu gihe Max arabahamagara Fernando. Ubwo njye nakubye telefone yanjye mpita mpamagara Fernando, mubwira ko atitaye ku mpamvu yose afata ibikoresho bye ansanga hondi. Mu gushaka kunsobanuza mubwira ko nta mpamvu ihari, ubu turi mu bwato bumwe kandi anyizere. Nuko ambwira ko aje cyane ko ari hafi yaho ndi nonaha,
Mu kanya kadatinze Bonita avuga ko amaze kuvugisha Danimarike ndetse ari kugenda atarakinga email za telefone ye, ari kubona iri kugana mu merekezo turimo. Gemana Neyira bahita bavuga ko rero natwe twagenda tugana aho ngaho ku rugo rw'uwo mugore. Imodoka ihita ihaguruka, ubundi tubwirana ba Vivensi igihe bibaye ngombwa we na kapiteni Hibert ko baza bihuta tukahahurira, ubundi tugapanga uko gahunda iragenda. Petronile Lewis yahise tubwira ko Danimarike namara kugera muri ruriya rugo tugomba kuba twihishe hanze y'urugo, ariko Suzy, Mike na Neri bakaba bari mu nzu indani ku buryo baracungira umutekano uwo mugore n'umwana we. Icyo gihe naramuka atangiye guhohotera umugore nibwo Ferdinand arinjira neza cyane ndetse afata n'amashusho ahita yoherereza ako kanya Bonita. Noneho Bonita nawe ahitamo abo yoherereza ayo mashusho, ibisigaye natwe turaza kubimenya. Kapiteni Hibert avuga ko tugomba gupanga plan B igihe ibyo turi gupanga byose bidakunze. Mu gihe ngiye kugira icyo musubiza ntungurwa no gusanga kumbe twageze aho tugomba guhagarara, ariko mu gihe tukirimo gushaka aho duhagarara nakubise amaso imbere mu gutungurwa kwinshi cyane. Ndebye na Petronile Lewis na Apollo mbona burya atari njyenyine ubonye ibyo bintu. Mu kababaro kenshi kavanze n'umujinya nibaza ubundi ikintu umuntu aremyemo ku buryo asigaye arusha ubunyamaswa inyamaswa ubwazo. Ndetse Petronile Lewis w'umujinya uramufata kwitangira bigiye kumunanira ngo asohoke mu modoka, mpita mufata akaboko mubwira ko yaba yihanganye gatoya, ahita tuza ariko akubita intoki ku modoka. Ako kanya mpita mbwira Hibert ko kakano ko kuturusha kuba ari umusirikare ibyiyumviro bye bikora neza cyane, kuko purani yose twapanze ari impfabusa ako kanya nkuko yari abivuze. Ndetse ubu kuko twamaze gukererwa tukaba tugiye gukora nta mupangu dufite, tuze kwirengera ingaruka nyuma. Ibyo mbimubwira mu kababaro kenshi kavanze n'umujinya, ariko nta kindi cyari kibiteye uretse kuba nyuma yo kugera ku rugo rw'uwo mugore twarasanze